Kubona ubutabera buvanze ubushishozi bigomba ubuhanga. Bikote narago twabagejejeho inkuru ya Bikote muri episode ya mbere, tugiye gukomeza na episode ya kabiri. Bikote yasabye abari bamujyanye kwihangana akababaza icyo bamuhora. Uwitwa Ndakaza niwe kumucecekesha n'urushyi ngo nazo amaso yabihereye byinshi, bamujyanaga bamukurura hasi aho atatse bagakubita. Ntibyatinze bamugejeje ku bashinzwe umutekano. Uwitwa Magorwa niko kumusabira gufungwa bamuziza ubujura mu isoko rya Gasiza. Nyuma yo kumva impande zombi, burya ko ngo hatsinda abagabo ntihatsinda ukuri, byaje kurangira Bikote bamugize bihemu ndetse bahita banamufunga. Yagerageje gusaba abashinzwe umutekano imbabazi, ababwira ko arembejwe n'inkoni yakubiswe, nuko byose bibamatakira ngoyi. Yinjiranye umubabaro uvanze n'umunaniro, yicarana umunaniro uvanze n'ububabare. Aho muri kasho ntiyagiraga umugemurira, aba yasanze bo mwamwakiriye inshyi, inkoni, imigeri ngo natanga ubwisungane mu kwivuza. Bamusabye amafaranga 1000. Ayabuze bahisemo kumukubita inkoni 50 ziyasimbura. Hashize iminsi 2 ubuzima bwakomeje kumugeza kure. Kwicara byaranze kubera inkoni nyinshi yakubiswe, kuryama biranga, abura uko abigenza. Abo bari bafunganwe ubwo babura bataha, babonye agiye kubagwa mu maso. Bagize ngo bagire icyo bamubaza, kuvuga biranga. Bamuhagurukije guhagarara biranga. Inzara ivanze n'ububabare byose byatumaga arushaho kuremba. Umwe mu bari bafunganwe indura yiha umunwa ngo baze batabare. Ushinzwe kasho yaraje asanga bose barambaraye. Mbese ko yasanze bose barambaraye bizagenda bite? Iyo nduru so yaba yaratewe n'iki? Bikote azabona ubutabera te? Dukomeze kuryoherwa n'ibyiza by'icano yanjye. Inkuru tuzayikomeza, kandi mujye mukora like, share na subscribe. Mukomeze kuryoherwa n'ibyiza by'icano yanjye. Umunsi mwiza.